Hari igihe umuntu abyuka kare akajya ku kazi akagaruka nijoro akaryama, ejo bikongera gutyo, amezi agashira, imyaka ikagenda, ariko akibaza ati ese ubuzima bwanjye buri kujya he? Ikibazo si ukudakora, ikibazo ni uko nta cyerekezo afite. Ubundi bavuga ko ubwato budafite aho bwerekeza, umuyaga uwo ari wo wose uba ari wo ubuyobora. N'ubuzima ni uko, niba udafite gahunda abandi bazagushyirira gahunda yabo imbere yawe kandi ntacyo uzabikoraho. Uyu munsi tugiye kureba impamvu ugomba kugira gahunda mu buzima. Ubuzima budafite gahunda ni nk'ubwato budafite umusare, ubwato bugiye bushatse ndetse rimwe na rimwe uzari ubwo bwato birangira burohamye. Niyo mpamvu ubuzima ukeneye umusare. Umusare nta wundi ni gahunda, ni igihe, ni ukugira gahunda mu buzima bwawe. Ubundi benshi batekereza ko gutsinda biterwa n'amahirwe, ariko ubushakashatsi bwerekana ikindi. Mu 1979 muri kaminuza ya Harvard Business School habaye ubushakashatsi buzwi cyane bwavugaga ko abanyeshuri bake cyane aribo bandikaga intego zabo. Nubwo hari impaka ko ubushakashatsi bwarabaye nk'uko bukunze kuvugwa, ubushakashatsi bwinshi bwakurikiyeho bwagaragaje ko abantu bandika intego zabo kandi bakazikurikirana bakunda kugera ku byo bifuza kurusha abazibika mu mutwe gusa. Ibi si uko bafite ubwenge bwinshi, ahubwo ni uko bafite icyerekezo. Ubushakashatsi Edwin Locke yakoze imyaka myinshi yiga uburyo intego zigira ingaruka ku musaruro. Uyu yasanze iyo umuntu afite intego zisobanutse kandi zigoye ku rugero rushoboka, akora cyane kurusha ufite intego rusange. Ibi byaje kwitwa goal setting theory. Iyo ubwonko buzi aho bugana, bubona amahirwe vuba, bufata imyanzuro neza ndetse bugabanya kurangara. Abahanga bavuga ko ubwonko bukunda gushakisha ibintu buhawe amabwiriza. Niba buri munsi wibwira uti nshaka amahirwe, ubwonko butangira kuyabona, ariko niba ntacyo bushaka uzemera icyo ari cyo cyose. Hari agace k'ubwonko kitwa reticular activating system cyangwa se RAS. Akazi kako ni ukuyungurura amakuru menshi twinjiza buri munsi. Iyo uguze imodoka runaka utangira kubona izo modoka hose, ntiziba ziyongereye, ahubwo ni uko ubwonko buba bwatangiye kuzitaho. Ni nako bigenda ku ntego. Iyo uzifite, ubwonko butangira kubona amahirwe abandi batabona. Iyo udafite gahunda, social media igushyiraho gahunda, inshuti zawe zikakugenera gahunda zazo, akazi kagutwara ubuzima, abandi bakubwira icyo ugomba kuba. Nyuma y'imyaka 10 ukisanga warabaye umuntu abandi bifuzaga atari uwo wowe wifuzaga. Ubushakashatsi mu rwego rwa psychology cyangwa se mu rwego rw'imitekerereze bwerekana ko abantu benshi bafata imyanzuro myinshi bitewe n'ibidukikije aho kuba ibyifuzo byabo. Iyi niyo mpamvu environment cyangwa se ibidukikije ari ingenzi cyane. Umwanditsi bita James Clear yavuze ko ntuzamuka ugera ku ntego zawe, ugera ku rwego rwa systeme zawe. Ibi bisobanura iki? Ntabwo gutsinda biterwa no kugira inzozi gusa, ahubwo biterwa na gahunda ukurikiza buri munsi. Urugero, niba ushaka kuba umukire ntutangirira ku mafaranga, tangira kuri gahunda. Niba ushaka kuba umunyamakuru mwiza ntutangira ku byamamare, tangira ku masaha yo kwiga buri munsi. Abantu benshi bananirwa kuko bashyiraho gahunda nini cyane. Abahanga bavuga ko habits nto arizo zubaka impinduka nini. Urugero, gusoma iminota 20 buri munsi. Nyuma y'umwaka ushobora kuba warasomye ibitabo birenga 20. Ubushakashatsi bwerekana ko guhozaho birusha imbaraga motivation. Motivation iraza ikagenda, ariko discipline niyo igusunika. Umushakashatsi bita Warren Buffett yavuze ko abantu benshi bavuga yego ku bintu byinshi, ariko nyamara abantu batsinda bavuga oya ku bintu byinshi. Ibi ni ukubera iki? Kubera ko gahunda isobanura ibyo ukora, ariko inasobanura ibyo utazigera ukora. Elon Musk azwiho gukoresha igihe cye mu buryo bukomeye. Agenda agabanya munsi mu bice bigufi kugira ngo buri munota ugire icyo ukora. Ibi byerekana ko igihe kidacungwa kiba cyoroshye gupfa ubusa. Ubundi nta muntu uzaza kukubwira ngo ngwino nguhe ubuzima bwiza. Abantu bazakoresha igihe cyawe, kampani zizakoresha amafaranga yawe, social media izakoresha attention yawe. Niba utabigenzuye uzisanga imyaka ishize ntacyo wagezeho. Ubundi we bazi ibibazo uti ndashaka kuba nde mu myaka 5.
ni ubuhe bumenyi nshaka kugira, ni izihe ngeso nzubaka, ni ibihe nzareka, ni iki nzakora buri munsi. Iyo usubije ibibazo ubuzima butangira kugira icyerekezo. Ubuzima ni nk'urugendo, ntabwo ikibazo ari umuvuduko, ikibazo ni icyerekezo. Ushobora kwiruka cyane ariko ujya ahatariho. Uyu munsi hitamo kwandika gahunda yawe, niba utayanditse isi izakwandikira iyayo, kandi ushobora kuzagera ku iherezo ry'ubuzima bwawe ugasanga wabayeho usohoza inzozi z'abandi aho kubaho usohoza izawe. Wibuke, gira gahunda, kuko iyo utayifite ubuzima n'ibyemezo by'abandi ibyo bikuyobora. Nizere ko waryohewe n'ikiganiro kandi hari inama n'ubumenyi wacyungutsemo. Wowe twabanye ugeze kuri uyu munota, ndagushimiye cyane. Naho ibindi biganiro nakagaruka. Murakoze, cawu cawu.